umuswa n'ushaka ibintu mu buryo bworoshye. Oya umuswa n'ushaka ibintu mu buryo bworoshye. Umuswa none nubwo ari umuswa ntakivuga amagambo bihagaze n'amaguru. Oya no ntago umuswa ashaka. Impamvu ngo bikubwira ngo umuswa ashaka ibintu mu buryo bworoshye. Gute? Ni hahandi aca inzira za panya. Inyindi zihe nizo nshaka ku mafakiti. Inzira za panya n'ubugoryi nk'ubwo bwo guhemuka. Oya details. Nisujya umuntu muzima ntago utekereza kavuga ati nyene gukora ikintu cyuzuye. Asereka nkubaza. Ibyo agiye gukora ntago abitekerejeho. Nyine bwabwo giye atekereje. Oya ntago ari ubugoryi. Kuri we n'ubuhanga. None se nkubaze ikiza kiva mu kugambana n'ikihe? Ikiza nuko abisigaraho. Kubisigara masazakora ibyanjye nk'uko nabikoraga. Nzanazamuka kumurenza. Ikirenzeho uzabisigara mariko ibuka neza hejuru. Niba wowe ubwawe waza gukamvugisha ati bimeze bite, ngico je ntabwo nzabanye kuvugisha. Icyo ni cyubahiro uzaba ufite, ariko umenye neza yuko nzaza nagukanga muvati umenye niba ubwawe ushobora kugamana mugenzi wawe ngo umwanya wari uriho yarariho ngo ugiye kuryaho. Ngiye kuguhingira 3 izi sibyo? Yego. Ingingo ya mbere uranga ingingo ya mbere umena gihamya. Ingingo ya mbere sibyo? Utekereze neza ko umwanya ushaka kubicaraho. Yego. Uzamanza unatekereze ko utazigera ubawe. Mwumvishe gute? Impamvu ngo ntuzigera ubawe. Umuntu muri business afite ukuntu ibintu byabitwaza. Mwumvishe afite ukuntu abantu aba yarubatse ibintu bigari muri societe. Yego. Sibyo? No kugira discipline ya nyayo ihambaye. Iyo niyo ngingo ya mbere. Akaba afite igikundiro kidasanzwe. Iyo niyo ngingo ya mbere. Sibyo? None ngewe se reka manza cyakubwira buretse manzi unyumve. Ikindi cya kabiri. Umwe kuri uwo mwanya naye nicayeho ushaka kubicaraho wowe ubwawe. Jya wibuka neza yuko nubwo wawuryaho ntabwo uzigira uwubahwa nkuko nge nakubaha. Reka mpanze najye kuko nyuma yaho nibaramuka bamenye ngo ibyo ufite aka kanya wabigezeho ko kubw'ubugambanye. Uyu mwanya wicaye ko kubw'ubugambanye. Oya ni kubwenge bwanjye nagari. Nyine manzi ubyumve. N'ubwenge bw'ubugoryi. Utinya guhangana. Umuntu utinya guhangana n'icyo mu bintu byoroshye. Oya ndakubwira factor zigaragara. Nanjye ntarebe reka nkubwire. Niba umuntu ashaka kugera ku kintu runaka ntabwo agakwiriye gutekereza ko ibyo bintu azabibona mu buryo bworoshye. Mbere yuko umwanya runaka yicayeho ujya kumukuraho. Ushobora nawe kuba wabikoroka bigeraho maybe. Yego. Sibyo? Ariko kumva neza ko numva ugiye kunkura ku mwanya nicayeho today icyubahiro mfite ngo uzagihabwa nyuma yaho nibaramuka bamenye neza yuko manza wumve uretse nanjye ndi kukubwira nakubwiye ngo wambwiye ngo miguye fact. Yego. Niba icyubahiro mfite today society nayubatsemo ibintu bitandukanye harimo abantu benshi barangije kunyiyumvamo aho najya hari hose bahansanga bituwe na cya kintu ubwanjye nagize nubatse. Muri business ikwibaho yose muri ubu buzima utazigera wibwira ngo niko abantu bose bubahaye abantu kimwe cyangwa afite abantu bamwe twitwa abakiriya. Reka nkwereke niba ushobora kujya kugura kwa runaka bakakubwira ati uyu muntu yampaye serivisi nzima. Yego. Ukajya ahandi akagufata nabi. Uzawufata mugenzi wawe umubwira ati ngwino nkujyane nkwereke ahantu bakora ibintu byiza. Kuko nuramuka ufashe ukajyana wa muntu ukora ibintu nabi byange binoga uzaba umushana none. Manzi nyumve details. Ikindi nanone patos. Yego. Oya manzi nyumve fact ya gatatu. Fact ya gatatu. Yego. Niba ubwawe ugiye guhemuka sometime nawe kebugererwa ugereramo abandi bazakakugereramo. Uwicayemo ariko ushobora kubicaramo uwo mwanya. Wumvishe ushobora kwicaramo uwo mwanya uhemutse ariko ujye umanza utekereze neza yuko ntekereza yuko ushobora kutabumaraho byibuza amezi 5 yonyine. Oya manzi nyumve first of all wambwiye ngo ashobora kuba afite igikundiro. Icyo gikundiro nanjye ntabanyifite. Uragifite ariko cyo mu guhemuka. Oya wize bono umuntu umwe na nyiri kapane ariko ntabwo ushoboye neza. Oya umundeka mubwire nimba umukozi ari hasi cyane nta hantu ashobora kujyana ijambo ngo ryumvikane. Icyo kintu ujye ukimenya neza yuko ayobowe mu kigare. Manzi nyumve ayobowe mu kigare. Manzi nyumve nanjye nakuretse uravuga icyambere cyo nakubwira. Oya manzi nanjye nakuretse uravuga umayenye reka maze musubiza akantu gato. Yego. Niba umuntu ari muri kapane runaka
hari umukuriye ufite ijambo akarijyana kwa bosi sibyo bakaryumva umukozi akaba atabasha gukandagira mu biro bya bosi niyo yanabiryana amagambo bari kuvuga ati kapane bari kuyikora gutya na gutya bosi ashobora kutabyizera uko byumva ashobora kutabyizera ubundi abantu nk'abo ngabo bagambana n'abari hafi ya wabo reka nkwereke uri kumva ikintu runaka ngewe ubwanjye ndiba nshaka kuza gufata umwanya wawe urumva ngewe ndi muri urwo ruhande nshaka kuza kuguhagurutsa muri uwo mwanya icya mbere cyo mbere y'uko ndaza kuguhagurutsa muri uwo mwanya ngomba gushaka abantu bazaza bakangwa inyuma bakakidikira uri kumva icyo ni ubwo kubaka ishyaka rizaza kungwa inyuma ikindi cya kabiri ngomba gushaka uburyo ki ngomba gusharinga ikintu kizagutura hasi utazongera kukweguka umutwe yego ikindi cya gatatu noneho akaba ari n'icya kindi cya danje ngomba gushaka uburyo ki n'umuntu wese uzajya uhitaho unyuraho akakubonamo isura mbi ya yindi mba ariko ya yindi ya danje ku buryo ngewe wicaye muri wa mwanya ikintu cyose nzajya mvuga bitewe n'ukuntu naberetse uri mubi muri kampani uri igisambo muri kampani uri umujura muri kampani ngewe nindamuka nerekanye izo fagiti nkazereka bosi azahera hehe kunyizera azahera hehe kutanyizera ese azahera hehe kwanga kukwirukana ese nindamuka nubatse icyo kintu abantu bazanga kunkurikira reka nkwereke reka nkwereke kampani runaka iyo bamwe na bamwe bafite akazi runaka bakaba badafite imyanya ihambaye abantu turi bamujyo bigiye ndetse manze nkubwire abantu turi banyamujyo bigiye aho turi kubona biri gutrendinga niho hantu tugana icyo kintu kiza rero ariko jya umanza unamenye ngo ntabwo bose ariko bafata rwa ruhande ngo bose baze ngo bagukurikire menya yuko harimo abaza basigaye kuri ngewe tugasigarana ni bakeya yego pe ariko niba bagasigarana ubundi reka maze nkubwire ikintu cya mbere cyo urabikoze bose arakwizeye kuko ukoze icyo kintu cy'ubuhemu kuntura hasi kumva neza ko aho nzajya nca hose nzajya mvurwa nabi mfatwa nabi ibyo ni ibintu biri totalinoma bigomba ndabyumva nibyo ariko jya umanza umenye ngo umva patosi icyo kintu mbere uko ugitekereza gutyo umanza umenye ngo ukize hasi birumvikanye yego biranakozwe pe bya nyabyo ariko ngiye kuguha impamvu imwe ubundi bosi nyiri kampani cyangwa kampani nitangira kwitura hasi bya nyabyo kampani nitangira kwitura hasi bitewe na wa muntu wagiyeho nibwo nyiri kampani azavuga ati uriya muntu afite icyo cyaramariye kampani saha izo ngizo ashobora kuba yarumvishe ibyo bintu yabwiwe cyangwa ubwe waje ukamubwira akavuga ati uriya muntu arakurya gutya bakanahimba konti zimwe na zimwe ko anyereza amafaranga uri kubyumva wabikoze ukabinkorera sibyo nubwo n'ubuhanga nzabugaragaje byumve ikintu cya mbere cyo nyiri kampani namara kumenya ngo hanyerejwe umutungo ungana uyu n'uyu nguyu kuva wajyaho niba bari ku mwanya wa mbere ejo cyangwa ubundi bakisanga ku mwanya wa kabiri mu byo bakoraga uri kubyumva ni hahandi ubwe nyiri kampani azatangiye gufata umwanya uhagije wo gukora iperereza akavuga ati ese wa muntu ubwe yirengagije akumva neza yuko ibyo bamubwiye yavugaga akavuga ati ndi innocent ntago ari byo nibwo azatangira kuvuga yuko uretse patosi nkubwire nibwo azatangira kuvuga ati uyu muntu bavuze gutya na gutya gute kampani yarayimariye yakoraga ikintu kirenze cyane yahoraga azana ibitekerezo muri kampani biteza imbere none nge nabyo nzaba mfite ariko reka nkubaze waba ufite ibitekerezo bizima gute ukuye umuntu ku mwanya yarari wumvishe icyambere cyo ntago zigero bawe mbere yuko manzi nyumve ubundi patosi ubwire dutekereza ngo patosi ni patosi na details ni details uri kubyumva ngewe ibyo nshobora gutekereza nshobora gutanga mu buryo runaka utarenze ujya kure reka nkwereke strategy ya mbere
nimbona kampani itangiye gushaka kujya hasi nziga ubundi buryo bwa kabiri. Bati gute? Nzahita nangira kuvuga ati bosi naramuka amenyekana ngira gucura kampani hasi ndi gukurura nishira. Yego bosi nzatangira n'ubugambanyi bubaho yego nyiri kampani birangira bayimweguje maze wumve bosi nzatangira muri ati bosi uno musi nawe mfite akarori urakazamo cyangwa ntabwo urakazamo, aho ngaho nakizamo nzaba mufite. Yego tugende dutangire tuganire kuri kampani runaka bimeze gutya bla bla amagambo menshi. Yego ubundi bwa kabiri nimutumira akaza tugasangira, icyo gihe nzaba nanjye no kumwiga ku buryo azaramuka avuye no muri iyo kampani. Uri kumva abantu ubugambani bugeze buvuye mu bakozi bugeze kwa boss. Inshuro ya gatatu nzata bati ubundi waretse nkayigura. ubundi reka manze nkubwira Patozi nyigura mumbishe byange binoga igikorwa cyose udakoze mu buryo buziguye kiba gihabwa amahirwe make yo kuguhera. Bitari brage bitari ibanga. Buri muntu wese ukora igikorwa kitari cyiza reka nkwereke izo ngizo uramutumiye ariko iyo atangiye kubona neza ko kampani yatangiye kurwa mwumvishe za zindi yarushaga zatangiye kumuza imbere ujye umenya neza ko rero handi ubwo atangira gutekereza neza byagutse. Gute se impamvu atangira gutekereza neza byagutse oya ahita ashobora gushyiraho ekipe ishinzwe gukora iperereza kuri wowe ikamenya uburyo ubwawe akazi uburyo ugakoramo. Ese wowe ntunyereza umutungo? Nyine nakubwiye ati niba nshaka se nabyumva niba nshaka kugura niba kampani just kuva waba manager ukayiyobora nkagera no kugura gushaka kuyibura kamara amezi 3 igahita yari ku mwanya wa mbere mu mezi 3 igahita ijya ku mwanya wa kabiri no ku mwanya wa kabiri ikava ikajya ku mwanya wa gatatu siyasubiye hasi niri kukwikubita hasi byihuse cyane. Umbwira gute yuko nyiri kampani atazatangira kukwiga? Ujye umenya neza yuko uko bwawe uryana amakuru kwa bosi wawe ya kipe ashobora gushyiraho ishinzwe gukora iperereza kuri wowe nayo nibwo bari kumenya facts zawe. Iyo kipe nindamuka nyimenya se nkayikubita akantu biragoye ntabwo ariko bose barya ruswa. Oya ntabwo ariko bose barya ruswa. Oya nakubwiye ati reka nkubwire hariho umukozi uvuga ati nzarya make yanavunikiye apana kujya byinshi ibyo ntavunikiye byavuye mu mbaraga zanjye. Niba umukozi amaze muri kampani imyaka 5 yatangiranye nayo muri make avuga ati njyewe ubwanjye mu myaka 5 maze muri iyi kampani boss amfata gucya ankorera bino na bino nkishima. Yego ntabwo ubwawe uzaza ngo umushukishe umubwira ati ngo ngiye gukubita miliyoni cyangwa 500 kugira ngo umubikire bana amafaranga wamuhaye abaremeje sibyo? None se tuvuge yuko ko ntababa ntago abantu bose turasonza ariko ntabwo dusonza kimwe ku buryo umuntu asonza kugira kuri rwego rwo guhemuka. Niba kuba umuntu yasonza hari usonza akagira inyota yo guhemuka ariko hari n'usonza akavuga ati inzira nzu uko imeze reka mbyuke njye gushaka ikinunga bite mu mbaraga zanjye sibyo? Rero niba ubwacu mu buzima dushaka kugeraho sometime ubwacu twumva ko tukwiriye guca mu nzira za panya duhemutse yego noneho muri bwa buhemu bwanya bwo bugaragara byanga binoge uyu munsi urahiriwe biragukundiye uwo mwanya wifuzaga kwiciraho wicayeho hari uwundi utuye hasi uramusebeje byanyabyo n'impamyabumenyi ye diplome itaye agaciro bitewe n'iki nubwo batayica. Reka nkubwire hari ikintu ushobora gukora ubwawe kikakwangiriza future. Urugero reka maze nguhe urugero ubundi reka maze nkubwire niba ubwawe uzarebe nk'umuntu ukora muri kampani runaka mu bigo runaka unyereza imitungo. Niba ukora mu bigo by'imari reka tuwe nko mu bigo by'imari bya leta yego nko ku bigo by'amashuri ndetse n'ahandi yego ukaravuga ati wenda twakira ibiryo by'abanyeshuri bingana gutya na gutya dukora ibintu bimeze gutya na gutya. Yego icyo kintu ujye ugitekereza ngo umunsi bawufata akazi ke bazakakwambura impamyabumenyi yawe iteshwa agaciro. Uvuza ko kantu sibyo? Hari umunsi umwe hari umuntu wakoraga amanyanga muri kampani runaka, noneho umunsi umwe
baza kumufata muri ya manyanga yakoze byawe nyine nakubwira ati umuntu ajyana amagambo kwa boss wiwe urumva none se bayumvishe niba barayumvishe nyuma byamugerekiye none wa wundi bacerejeje amagambo bikaza kumufata baramufashe kuri diplome yiwe barandika ngo uhagaritswe imyaka 5 nta numwe wemere kugwa akazi mbere y'imyaka 5 cyangwa mu myaka runaka iyo niyo myaka bamushyira bashobora kugenda n'imyaka y'ubuzima bwawe bwose y'ubuzima bwawe bwose ugiye ubona akazi ahantu runaka icyo gihe nibayiciye nta nubwo baguha uburenganzira mbese muri make irahagaritswe nta nubwo n'umwana wawe nuramuka wenda unavuye mu buzima bw'umwana wawe azayikoresha ubwo muri make yateshejwe agaciro n'ubwenge bwawe wakoresheje bitaha agaciro bivuze ngo rero nibyo wavuga gati yego pe ndi kubyumva ariko mu rundi ruhande hari abantu dushora mu mufata korega nkubwire ngo ikinyoma giteguwe neza ariko se ditase ikinyoma giteguwe neza gitsinda ukuri reka nkubaza kuko ukuri kujagaraye niko bafata nk'ikinyoma reka nyine nkubaza nje nkakuguza amafaranga ndo kukubeshya nkaza no mu yindi side nkakuguza amafaranga ndo kukubwiza ukuri ndo kukubwiza ukuri wama amafaranga reka nkwereke impamvu ukayaguriza rimwe cyangwa waramaje kuyaguza nje kukuguza amafaranga bwa mbere ndo kukubwiza ukuri wama amafaranga ubundi ikintu cya mbere kuri isi kigoye kurekura amafaranga ubundi abagabo ikintu cya mbere kuri isi bapfa abagabo bapfa amafaranga n'abagore yego kuko ni ikintu cya mbere cyagize nyine nanjye ubundi niba ushaka kwica ku muntu mwari inshuti bya nyabyo abenshi babaguriza amafaranga kuko iyo umugurije amafaranga ubu mwiciyewe uzi impamvu ni hahandi ubwe nubona kwishyuza avuga ati cyo kuziyi ni inshuti pe ariko nubona atakwishyuye uzamenye neza ko nyine umwiciyeho karabaye ariko nje ndukukubeshya nawe ubwe ahita kwicaho ariko nje ndukukubeshya wanguriza oya ushaka no kumubwiza ukuri maybe nkabikora ariko abenshi ntabwo baguriza ukuri uzi impamvu bataguriza ukuri abo batavuguriza ukuri hoya kora ikintu niba ikikuguza amafaranga yaguze ufite impamvu nziza ugiye kuyakoresha njye nkubwira ikintu apana kuguza amafaranga ugiye gusenya njye nkubwira ikintu nkuha n'urugero umunsi umwe umuntu yaraje ati nguriza amafaranga muye n'akabazo hano epfa ari ukora arangije amubwira ati njye nta mafaranga mfite ariko yaragarutse ati hari imari mbonye ngiye kugura muri kano ka mwanya kandi iri kunguka amafaranga menshi ndahita nyikuzanira ngiye nguriza amafaranga ngende nguri iyo mari impamvu ushobora kuyaguha just nanone ni ukwita uvuga ati uzanye ingingo ivuga ati ndunguka indi mari ndunguka ubwo yagurije ikinyoma arega impamvu yagurije ikinyoma ni uko azi neza ko uwo muntu avuga ati nge samutema n'ubundi naramuka bizanye ndakura amaya nanjye ndunguka rero nibya bidira kubwira gati arega buri muntu wese mane mu buzima nibya bidira kubwira buri muntu wese mu buzima namudakunda nibya bidira kubwira twifuza kunguka banzu yume nibya bidira kubwira gati urumva umuntu wese ushoye umunwa kwa boss abafite ahashaka kugera abafite ahashaka kugera ariko nanone hari igihe birangira bitamuhiye none nkubwire ngo uguriza ikinyoma se kikamuhiye yego ikinyoma ni ikinyoma ariko ujye umenya neza yuko samuteme bamaje kukumenya byanga ibintu bya bintu bigaforopa ariko nyine umenye neza yuko icyo cyizere cyose kiteshwa agaciro nta muntu wongera kucyubaha kugufata neza ni hafi ya ntabyo ni 0 n'ibice 0 ku ijana baze kutubwira muri komenti batubwira ati ibyo twavuze niba tubeshya ntabwo tubeshya kuko nibyo oya nese si biriho yewe buriya none se maze nkubaze ikibazo cye buriya baravuga ngo umuntu atanga icyo afite no muri komenti bandika uko babyumva ya ari zanyu nicyo kintu cya mbere mwebwe mutubwira ati ibi byuko ni byabaye na bintu si yego kandi nibavuga nibashaka no kuvuga ati muzadukore kuri iki nabyo turahari tubereye ku bwanyu ntabwo twebwe turi babandi bavuga ati runaka yaravuze ngo tuzakora iki ahubwo turiba ibyo mwebwe mufite mushaka ko dukora ni ibihe ya rero guys rero mbabwire ngo mwakoze kubana natwe kuri YouTube channel Jambo giye cyose 250 utari wabasezera baravuga ngo uno munsi ushobora kuba uri umwami ushobora kuba uri farawo reka ariko tubyita cyangwa ukaba uri ubundi ariko mu gihe uri farawo kuri iyo ngoma ya farawo hari ibyo akora byinshi bigeza ku baturage ariko hakazaza undi mwami urenze farawo akora amanyanga ariko hakazaza undi mwami
witwa Pawulo akazaza akora ibyiza kurenza Farawo. Bivuze ngo rero niba nawe uri umubosi, niba uri umubosi ufite kampani, were kwita ku byo umuntu akubwira ngo, were kwita ku byo umuntu akubwiye ngo umukozi wakora ikibi, ahubwo mbere yuko ujya kumufatira icyemezo n'imyanzuro, uzamanze urebe inyungu yahaye kampani yawe cyangwa ikigo cyawe runaka. Nubona ko yagisubije inyuma mu buryo bugaragara, uzafata icyemezo uvuga ati muri kampani yanjye sinyigukeneye. Ubwo ngubwo azaba ari kugusubiza inyuma, ari ukuguhombya, kuko ushobora kumwirukana wibwira ngo wa wundi wizeye wakubwiye ibibi bya wa wundi ngo niwe uzagukorera ibyiza, ugasanga na wa mwanya wari uhagazeho today kampani yawe hasi, imigabane yawe nimwe yituye hasi, urahombye. Niyo mpamvu rero niba ufite kampani runaka ndetse n'ibindi bigo bishingiye guteza imbere, bishingiye kwiteza imbere mu buryo runaka, bajye bamanza bamenye ngo umuntu bakorana ameze ati, kuko nimba ukoranye n'umuntu uyu munsi ntabwo ushobora kumenya niba ari mwiza cyangwa ari mubi, kuko hari umuntu uza akavuga ati uriya mwanya ndawushaka, imodoka nziza yagenamo ndayishaka. Ashobora no kuza ashaka uwo mwanya kugira ngo kampani yawe ayigushe hasi akurure yishyura. Arega ntabwo arimo abantu benshi erega abantu twese ntabwo turi ba ntamunoza, ariko ujye byumva neza yuko umunsi kampani yawe ishobora kurwa hasi, cyangwa ikigo cya runaka gishobora kwitura hasi, cyangwa business yawe ishobora kwitura hasi, nuko ubwaye nawe uzaba utarashishoje neza. Umuntu kampani ishobora kuramba nifite abakozi bahoraho bagukora akazi neza buri munsi, ukabereka urukundo, ukwiriye no kubashimira, ukabagashimwe, ukababwira ati kuba kampani yagira ukuzamuka umusubirizo, sibyo? Niba kampani yagira ukuzamuka umusubirizo, ubabwira ati muri abantu badasanzwe, ndiri iterambere mfite nimwige ndikesha, bitewe yuko bari gukora ibintu bidasanzwe. Niyo mpamvu rero nimba ufite kampani cyangwa ikigo runaka ukafite abantu ukoreshamo, abo bantu ukwiriye kubafata neza ukabashimira, kuko aho udahari baba bahakubereye, apana kumva ati njyewe kuba bahari ngo njyewe mpembwa ku kwezi, kuko ushobora kumbwira ngo njye mpembwa ku kwezi, njye nkahita nkukubita ingingo igira iti mpembwa ku kwezi mba nakoze, ariko nshobora gukora nabi uku kwezi nkahembwa. Niyo wanankata ariko asigaye urayama, ariko nimba umuntu akora akazi neza, agakora nk'uwikorera, akamera neza yuko kampani arimo ayifata nkaho ari ikigo cye runaka yashinze cyangwa business ye yashinze, ibyo bintu bitera imbaraga umukozi, kandi agashimwe gato ushobora guha umukozi niko kazatuma ubwawo muhorana. Bitari brag, baravuga ngo agashimwe ushobora guha umukozi, baravuga ngo akantu gatonya kanzinya kakugeza ku ntsinzi yawe nziza. Nyine akantu gato impamvu kageze umuntu ku ntsinzi biterwa na none urakubwaho wariwe, kuko abantu twese ntabwo tubona ibintu kimwe, ntabwo twumva ibintu kimwe. Ikigo cyawe, business yawe, nimba uyishyiramo umuntu umwizeye neza, komeza umwizere, kuko uzi neza ko kubyarira inyungu. Were gutekereza ngo arangavura, nkeneye utazakugavura. Ndakurahiriye ngo muri ubu buzima ikigo runaka gishobora kuba cyikorera mu buryo runaka, niyo yaba ari amakampani akomeye, ntabwo habura abantu bagavura. Icyambere cyo no kugavura kwe, azi uburyo agavuramo akabona n'inyungu, ariko ukabudahomba. Ibyo nibyo birashoboka. Akeneye gutera imbere nawe, akeneye gutera imbere. Uzi uwo mukozi ukora ibyo bintu, arega nawe aba ari mwiza, arega reka nkubwire, akavuga ati ubwe umuharaho umukoreramo, ariko nakikorera. Niba nshaka inyungu y'ibihumbi 3 ndarenzaho 200 ya 200, ayo 200 n'ayagavuye, ayagavuye kuri komisiyo araba yahanje. Rero kampani rero ngizo rero nzikajya zirebera ku bakozi zivuga ati wenda ati umuntu wenda kwa dukorana gutya, ati ngiye kubunza urugambo runaka, nkapatuza akaza akavuga ati details akora ibintu nabi kugira ngo nge ndirukanwe, nshimye ko wenda gishobora kunyirukana nkagenda nkanishima, ukishima cyane pe, ukishima, ariko ntunamanze ngo unatekereze neza. Hari abantu tutanatekereza neza. Reka nkubaze, niba nkwirukanye ibitekerezo wari ufite, ubwonko wari ufite nibwo nabafite wapi? Ntabwo nyine nibyo nakubwiye, ni ibintu bidashobora guhura, ibitekerezo byawe ntabwo bijya bihura, tujye tubimenya. Niba ubwanye mvuga ati sometime nifuza gukora iki ngiki, ubuze saa zigeze niba mu kwezi gutaha ndavuga ati wenda nzaba nshinje business wenda nk'ibihumbi 500, wenda ubifite nko mu myaka 10 iri imbere,
uri kubyumva cyangwa mu kimwe ubwe wenda gahunda wifitiye ni ukwigira mu byana uri kubyumva urumva rero ibyo bintu umuntu utekereza ku kazi nawe utekereza ibyana biragoye ko mwahuza kuko ushobora kumushyira mu mwanya mwanya akawufata akawutobanga byanyabyo ku munsi ndavuga ati aya mafaranga kandi menshi nkaba nkwiyeho senkani kuko ubu sigaranye n'itanu nyine ni urugero rw'inyungu windiza 500 wumvishe waba uri umuntu watari yego barahari binjiza amafaranga cyangwa niyo yaba ari senkani ariko tujye tumenya neza yuko usigaranye 40 ejo ni ngura abadukurikira bose mu buzima mbabwire nureba mugenzi wawe utazigera uvuga ati mugenzi wanjye ameze nkanjye kuko mutekereza bitandukanye murasa kuko mushaka kuba muri impanga ariko mugatekereza bitandukanye niyo mpamvu rero muri n'abavukana ari impanga bose bagira ubwonko butandukanye nubwo hari ibyo bahuriraho ushobora wenda kuvuga ati wenda ayigizanye mfite kuzakora kino mu myaka runaka ariko ujye umanza unatekereze neza yuko ibyo nshobora gutekereza ntabwo ari byo mugenzi wawe atekereza iyo no gutekereza pato si byo ari gutekereza nshobora kuba no gutekereza nkavuga ati ejo nshobora kuzajya mu kantu nzarebe ko kankundira ariko akavuga ati ejo nzigira gusohokera ku Gisenyi ibintu nk'ibyo ngibyo ID zacu ziratandukanye ubundi rero company kugira ngo zikomere ni ukugira ngo umuntu avuga ati ave ku rwego rumwe ajye ku rundi nimba ari ku mwanya wa mbere wa gatatu akavuga ati nifuza kujya ku mwanya wa mbere ibyo ni ibintu byiza cyane kandi ni ikintu cya mbere kizima cyane uburwa ikigo cyawe rero nimba uri umukozi ukaba ufite boss wawe barabanga umuntu aburase ntabura sebuja ariko ujye umenya neza ko icyiciro nacyo aba ari kibi niba uri umukozi none asumshora umunwa nditasinze nshora umunwa ati cameraman uri hariya rero mukureho twebwe tuzajya twikamera oya ibyo ngibyo nanone byaba ari ubundi buryo nyine bugize nubona yego nanone gufata wa muntu udakora akazi neza ukamukura ku kazi ukamukura mu kazi ukavuga ati njye nkeneye undi ushoboye ibyo nanone ni ibintu biri fact kuko baravuga ngo amagi y'amahuri ngo amaryi mazima iyo harimo igihuri urabimenye ukarifata yose ukayafata wumva uburemere bw'amagi mazima n'iryohuru uko rimeze sibyo nimba rero umuntu umeze gutyo rero uvuga ati mfite umukozi utankora ibintu neza nkuriye kumusimbuza ariko rero niba ufite umukozi abakozi bagukora ibintu neza uko ubyifuza nizere ko harimo bamwe bafite bakora muri bakora muri company runaka size bageze ku rwego rushimishije cyane bakesha company yabo bubatsemo inyubako nziza bashinga umuryango bakabatunzwe na company bitewe n'ibintu niba uri n'umubosi ukaba ufite company niwicaza abakozi bawe ngo umve ibibazo bafitanye ashobora gushwana umukozi ashobora gushwana na manager akamubwira ati ngiye sinkukeneye muri business yanjye ubwawe ukumva neza yuko uwo muntu wenda umukozi arengana ari yakoze ikintu yakoze icyaha ariko ubwawe iyo umaje kumenya ngo abakozi bawe bakora gute babanye gute na manager nibwo ubwawe umenya ngo ibintu ni very good kabisa naho ubwawe gufata abakozi bwawe ukabaterana ukabageramo rimwe na rimwe ntabwo ari byiza ugasanga ufashe yawe ni company yawe yitoye kuko ari yawe ugasanga ufashe nk'amezi nk'atatu utaboneka muri ngo urahuze cyane urahuze so hello guys rero turabashimiye ku mwanya wanyu mudahwema kutugaragariza urukundo share na comment na subscribe birakenewe ariko nkugira inama nkubwira ati hitamo inzira ya nyayo ureke guhitamo inzira ya Farawo kuko inzira ya Farawo bashobora kuba ari ya hafi igera ku kintu kibi ariko inzira ya Paulo ikugeza ku kintu cyiza rero Gitasi ndagushimiye ndagushimira nawe Patos kuba twabanye uyu mwanya wose mu kiganiro twita gushima no kunenga kugira ngo bamwe na bamwe bahinduke mu byo bakora kandi n'abakozi bafite akazi runaka bakora bakwiriye kwita ku murimo wabo kuko niho batezemo inzira nziza cyane cyangwa n'inzozi nziza